ntari buvuga izina ryako ariko nawe nimvugura akamenya uri umunyarwanda. Ako gakoko kajya gaca ku muntu agasigara humura nabi. Hanyuma rero kaciye ku rutare karabikora, kabikoze gategereza ko urutare ruri bwinuke kuko rwahumuriwe nabi nyine. Karabitegereza karaheba kararubwira ngo ariko nubwo utinutse wumvishije. Yego hagati harashobora kubamo abantu badakijijwe, tukavuga ubutumwa tukaba twanavuga ngo umuntu utarakizwa nahaguruka yakire Yesu. Ntuhaguruke, ntacyo bintwaye wumvishije. Ibyo kugukiza ntuzaricika, rizacuranga nk'inanga mu mutima wawe kugeza rihinduye ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Mugabo ndambikaho ibiganza muri 90 nujuje imyaka 14, nabimazemo imyaka 4, byamfashe mfite 10, nkizwa mfite 14. Andambikaho ibiganza ndatura nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikintu namenye nuko abantu badakijijwe hari igihe kibabundikiye kidatuma bamenya ko uwo bakorera hemba nabi. Keretse iyo bamaze kwezera Yesu nk'umwami n'umukiza nibwo basobanukirwa aho bari bari naho bagiye. Naravuze ngo mwami nizeye naho napfa ubugingo bwanjye bwakire, ariko ntabwo yarancunguriye gupfa, ahubwo yarancunguriye kubaho kugira ngo muheshe icyubahiro. Ndatekereza ndavuga ngo kandi ndajya he, nibuka ko hari umusaza wahanaga imbibi amasambu ni wacu akaba inshuti ya data cyane, musaza Simiyoni. Yarashaje nawe ariko yari inshuti ya data. Numva ko Simiyoni atari bunsubiza inyuma. Ndagenda ngezeyo aranyakira, ndamubwira nti rero umusaza nakijijwe sinkiri mu barangi kandi nta handi urabizi ko iwacu hasa n'ahazimye, nahangaha ndaje. Ati ubu nasubiza umwana wa Rwabugaba inyuma, ntabwo namukamira mu kitozi, icaraho nawe uri uwanjye mu banjye. Aranyakira. Bari bandangiye urusengero ndi busengeramo muri ako gace, narusengeyemo icyumweru kimwe. Mu cyumweru cya kabiri ni igitero cya mbere cyangabweho cyabimburiye ibindi bitero byangabweho kumara imyaka 5 kandi nkijijwe. Ndagira ngo mpumuriza abantu bajya bahura no kugeragezwa bagacibwa intege n'abarokore bagenzi babo, bakavuga ngo buriya ntabwo yihannye ngo amareyo, ntabwo yakijijwe neza, niyo mpamvu agihura na ziriya ntambara. Ahubwo nkugiraho ikibazo wowe udahura n'intambara. Yesu nahimbaza. Haleluya, haleluya. Igituma tuba abagabo nyabagabo nuko duca mu bikomeye tugasohoroka natwe turi abakomeye. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Igitero cya mbere cyangabwaho cyari ikibisazi. Ntukabona umusazi yiruka ngo utekereze ko apfuye kwiruka, hari ikimutera kwiruka arakibona neza, we muzima ntukibona. Ntugatekereze ko yiyambuye imyanda ngo ayite hariya ngo wibaze ngo yapfuye kuyiyambura, hari ikibimuteye. Nagiye kubona mbona mpagaze mu nyanja imwe nagombaga kurigitamo. Aho hantu hambereye isomo, nahakuye isomo rikomeye. Kuba ibikubaho ari wowe ubibona abandi batabibona, hambereye isomo. Muzi iyo twihandagaje tuvuga umwami wacu burya, abagore badakijijwe batugayira hariya. Ego ko mana naragenze ndabona umugore w'umugabo avuga imbere y'imbaga y'abantu bangana kuriya, akavuga kuriya. Ego ko mana abantu bashirisa. None se hagomba kuvuga abagore b'imbwa ko hagomba kuvuga abagore b'abagabo? Hagomba kuvuga abagore b'abagabo, ni nabo bafite ijambo. Kandi ngukunegura disi arakubitamo surudu wira agashyiramo kanyanga akagerekaho mitsingi, yarangiza akandika 8 bitenge yabikenyeye inkubirane. Yahura n'umuntu ngo nkuzihe. Abo basazi barahuye rata, abo basazi barasa. Umusazi usara akavuga Imana neza, akihesha icyubahiro, akihesha agaciro, agahesha ntabwo amazi nayahezaga ngo ngere kuri bwa butaka binyereka, naho nirwo rwose ndasaze. Baranyirukankana baramfata
banshyira ku migozi. Bamaze kumboha bibona gahunda yo kungusha ku gasi n'ubundi irapfuye, bitangira kujya bimpishurira bikanyereka banshirira uburozi mu byo kurya mu byo kunywa. Ubwo ngubuzanye ibyo kurya kagatora nkamubwira ngo urandoga mfiki nawe kuki ungaburira uburozi, isahane nkayimwubikaho kugira ngo binyicishe inzara. Bahamagara abo kuri rwa rusengero rwari ruto bahagere barabitinya, bati reka tujye guhamagara mushumba mukuru. Baragiye bahamagaye pasiteri wansengeye azana n'abanyamasengesho babiri nabo wa gatatu, barahiriwe. Bahamagara Imana yo mu ijuru idatinda gutabara, yo karamira haseruka. Biratsindwa, birababwira ngo turashaka kukica kuko gafite amabanga yacu akomeye, kandi umunsi katumena aya mabanga benshi bazadutahura batuveho. Ariko tugushije ishyano, hari icyo tunanije kukica. Baraga kizeye umugabo turusha imbaraga, kizeye umugabo turusha imbaraga. Barababwira ngo umugabo twizeye arakomeye, umugabo twizeye mwamubereye amashari. Ngarura ubwenge barabinganirira. Umusaza Simiyoni ngo abikubita imbona tumva, ntimumunsigira, nimwe muzi uko mubigenza, ntimumunsigira. Pasiteri nta kundi yari bigenza ate, yagombaga kumfata akanjyana, yaramfasha aranjyana. Haleluya. Yaramfasha njyana iwe, ariko ndiwe ntabwo nahahuriye n'ubuzima bunyoroheye n'agake. Reka mbabwire bene da, hari ikintu namenye, nta muntu kwanga. Ntuzagire n'umuntu wijundika ngo utekereze ko umuntu akwanga. Nta muntu kwanga, hari ikimutera kukwanga kandi nawe ntikimukunze. Aho kugira ngo uhangane na mwene so, uzahangana n'ikimurimo nawe umubaho ari umukizi. Dore impamvu namenye ko nta muntu nyanga. Ngeze muri urwo rugo barabaganda, ariko si yo yari impamvu yo gufatwa nabi. Ahubwo ntabwo umugore yigeze mbona nk'umuntu bazanye mu rugo. Ibi mbiboneraho kutangariza abagore muri aha, abadamu turi moteri z'amago. Amago ibyo twakwica twabyica, ntagire n'ubizura, n'ibyo twakiza twabikiza, nta gikomeye. Turi moteri z'amago. Hari abadamu bagera mu mago bakumva ko bashikiriye, bagatekereza ko abandi bo badashobora kuyakandagiramo. Ariko ndababwire mwe ababyeyi muri hano, umuntu uzakira iwawe ukabona utazamuha agaciro nk'ako wiha, uzamureka aceho utazikururira umuvugo. Ndababwire ngo nabaye kwa pasiteri kumara amezi 9 ndara kuri sima. Kuri sima ntazibagirwa ibara ryako, kenda kwijima nkaho. Fata agahanda kamwe nkakarambura hasi, akandi nkakagarura ntikagera ku birenge ntikagera ku mutwe. Ukwanje bwa sima mu gicuku amara akabyina mu nda. Aho nkabyuka saa 11 kandi babaga mu mujyi. Nkabyuka saa 11 njya kuvoma, akambwira ngo ndajya ku kazi, yari umuganga. Ndajya ku kazi saa 2 ari uko utuye amajerekani 4 hano. Yari yarambwiye atuva sinjire mu nzu ngo uyigumemo, ninjira usohoka sinakwicarana nawe. Iruhande rw'inzira najyaga kuvomaho niho hari igihuru cy'inshuti yanjye. Wari uzi ko ikitavuga cyakubera inshuti? Hinjira muri icyo gihuru nkicara, nkaturika nkarira, nkavuga ngo Mana uriho, ese Mana niba uriho uzankura kuri sima, nanjye ndyama hasusurutse, niyo rasa nsusuruke, zongera gusangira n'abandi ntarya ibyasigaye. Mana wabikora. Bibiliya imbwira ngo dupfa nk'abantu ariko turi
arira ku isahane ya viziyo iki se ubwo buzima burimo bukeretseho no guterwa atari gusa harimo no guterwa munsi umwe naterwaga n'ibyo mbona bikihutira kungira ikiragi kugira ngo ntagire uwo mbwira ngo ntewe n'ibi nagiye kubona mbona umuriro uratse mu maso ubwenge bugarukiraho kumara iminsi 3 habaye iki ko mbona abantu bose muhindukiye Yesu nashi haleluya amina haleluya kumara iminsi 3 bategereje ko akuka kanyuma karangira barasenga bategereje ngo birarangira aho kurangira biratangira ku munsi wa 4 biratsindwa birababwira ngo twanyweye amaraso twayamazemo ngo ariko hari ikintu cyatunaniye ngo twananiwe guca umutima kuko harimo ibanga rikomeye amaraso twarayanyoye twayamazemo ariko umutima watunaniye guca kuko harimo ibanga rikomeye yarababwira ngo kugira ngo abatayimoni bice umurokora pe bamushingure nuko bamumaramo ibyiringiro byo kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza ariko ibyo byiringiro biri mu mutima bizazura umubiri usa naho upfuye wongera kuba muzima. Imana ibwira Satani ngo uvuye kuzerera mu isi wabonye ko mafite umukiranutsi anyuranukira muri byose ati yabuzwa n'iki kugukiranukira waramuhaye uriya butunzi bari abana biki byose. Imana irayibwira ngo genda ubikore ariko yo bazakomeza nyubahe. Abakarudayi ibintu baranyaga ibindi muri ruva mu ijuru ratwika inzigwira abana ibintu birashira imbitsi ziramubikira ngo zimubikira shishimura imyambaro ye yambara ibigunira yitera ifu aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye nabihawe n'Uwiteka niwe ubyishubije Imana yanjye nihabwa icyubahiro. Yabakomeza kubaha Imana Satani ntibyayinyura. Imana irongera ibwira Satani ngo wabonye ko yo batanyubahira ibintu. Satani ati none se umuntu ntiyagurisha ibyo atunze byose kugira ngo arengere umubiri we, kora ku mubiri urebe gusa. Imana iti genda ukore ku mubiri ariko atansiyo ntukore ku bugingo. Imana ijya yemera ko umubiri wawe ugeragezwa ariko igahisha ubugingo buyubaha kugira ngo buzongere bugutereka ahantu. Bibirangira ngo bishuta bihera mu bworo bw'ikirenge bigera mu gitwariro yo buyicara mu ivu yishimisha urugi inzara zitagishoboye. Umugore yishakiye amuhagarara hejuru aramubwira ngo iyo Mana wayihakanye ugapfa ikumariye iki? Yobo kugira ngo adacumuza ururimi rwe ntabwo yamubwiye ngo uvuze nk'umupfapfa, yaramubwiye ngo uvuze nk'umwe wo mu bapfapfa. Ntabwo tuzabona ibyiza gusa mu kuboko kw'Imana ngo ibibi bibure. Yobo akomeza kubaha Imana. Inshuti ze zirimo ba Elifazi na Zofari n'uwitwa Erehu, ariko babiri nibo bamuzonze. Elifazi na Zofari baramuzonga ariko bamuciraho iteka. Ariko arangije arababwira ati giye ubwanjye nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, kandi uyu mubiri wanjye numara kubora amaso yanjye azamwirebera atarayundi. Arababwira ati kandi naho napfa nzapfa nkiyiringira. Gitondo kimwe uwitwa Erehu abwira bagenzi barababwira ati niyo nabari ibyo bintu sinatinyuka kubibwira yo. Imana irangije irababwira ngo mwavuze nabo umugaragu wanjye nimwishakira amaturo mujye kumusaba imbabazi abasengeri. Baragenda bamusaba imbabazi, yabarambura amaboko baturaho amagambo y'imbabazi. Imana ihumanura umubiri wa Yobu ngo asozeho murasanga babaye nk'uruhinja rwavutse. Ibyiringiro byo mu mutima bijya bizura umubiri usa naho upfuye ukongera kuba muzima. Nawanjyanye kwa muganga ngo nibura banshyiremo icupa ry'amaraso, ariko iyo atumye batwita batazi icyo batwite bakakimenya mvutse ngo ni umukobwa. Iyo yananirwa kuyobora amaraso mu mitsi yaguhaye ubaye ute? Arababwira ngo muhumure dufite Imana, ariko bumbagirane ninde muntu uhagaritse umutima? Muhumure dufite Imana. Reka mbabwire kandi ijambo rikomeye, ndagira ngo mbatangarize ko nta muntu w'Imana utanga Imana mu kibazo cye. Bashugunya mu muriro ngo bagera mu muriro basanga umwana w'intama w'Imana yawubatanzemo yo karama. Icyo umuriro wakoze waciye imigozi baboshe kandi witonze kugira ngo utababura
gutanga nicyo kizatanga n'abandi kubibona. Nebukadinezari ngo yubura amaso abona abantu baratembera mu muriro. Wari umuriro uwo mwanya wahindutse pisine. Wari uzi ko ikibazo Imana ijya igihindura igisubizo di. Arangije ngo yubura amaso arabaza ngo mbese ntitwajugunye batatu mu muriro baboshye? Abandi bati yego. Ati nyamara ndabonamo bane batembera ariko ishusho y'uwa kane imeze nk'iy'umwana w'intama w'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Nta muntu w'Imana uzatanga Imana mu kibazo cye, ndakurahiye. Oya, buryo gikandagiramo yakigutanzemo. Yesu nahimbazwe. Muhumure rero dufite Imana.